umubyeyi wamenyereye kutagenda n'amaguru byese zitangaje muri asara ahantu nuzasize n'ukutwaje turakomeza ego mana urabeshya nawe aha urabeshya uyu rero nzi ko buri munsi umuntu ahora abeshya sawa neza akunda muri meze neza kuko bishatse kubwira Jumbabarira bikwesha Igisuku kikobona cyanashanje oya ntabwo cyashaje ubwo n'ejo bundi ndakuzi wowe ukahita ugikura cyane ariko da aha wese wari umeze utera shumva nayo imeze neza ndakubona nyine wabaye seriye ashana wese no kuva ku ishuri yego uyu nguyu ntajya atana nabwo ntamuribuka bataye Yesu cyavuga ko ishuri sinzakumbura kabisa cyekoze nikija muri cya kigo bwa mbere naho urukaje ego muvugiramo muri yavuga master mukahita mumuvugiramo birabire wowe n'amubwire ariko igihe mu cya gatatu rero n'amajura naje mbakuza washa waradutunguye byatari gutya ndavuga ni umunsi wa mbere cyangwa se nari sunugire ibi kakabora yakoreye kanza kinjira pego turasikara karenze tureke ubuzima bwabo se buzakomeza cyangwa uzakomeza ubuzima aha shaho nyine data aba yasaze ngo kujya mu kazi kiwe nyine abandi bana twege twicaye tutazi niyo yakoze adarimbona bivamo nzababwira muzi bigo se yakaguze yakaba ushobora mfite uruganda bishyashya niyo bangiramo gutyo umukwikwe ntabwo bangira ntabwo nakemera ko ashaka yewe yanjye basiweta uzamubwira tuyicaho ku nkera dutegereje uko bimeze tu ego ko mana cyekoze ndabona nyine mumeze wabaye mwiza se wowe wagira ngo sinajya ngo mbese n'imyaka nk'itanu wayashana dukwiba nzi umeze urabona atari imbere wandi warahindutse byatari cyane ariko warahindutse n'ukuri warabyakuze wambaye neza ubu sinzi igihe byanacanze urazi n'ibyo mvuga ni ukuri ukurusha muko banza ariko wirebe nuko inagarije kandi asiko ndengeza makera babiri serious kandi ukuri maze noro karizi ukuntu yambaye mbega wewe uyu we nizwe kubona kera sinjya kumenya ubwo nacaho byabigawe ukagenda ntabwo byaba ubwo twarahuye bwa mbere nyine twisoza tugatse umwana ari kurya ibiki nyina bari kugabura neza umwana niba arya buri arundi yakangaye ku munsi shari n'inshuro ntabwo byanunguye ko man ibijumba burabifasha mu bwongo oya ntabwo ari ibijumba umvaga ibijumba wewe ubwo cyeka nimba ari gukinisha amata ko nta mata n'ibyaha byanabyo mu cyane uko nyine twabonye tuhagera mbakiriza ikizi igihe hari ntarebe twese twe turabona aha ndabamenyere no kuvana mbere nagenze anje sharikaze nyine abizane gusa nyine muri mumbwira amakuru cyangwa kuyahorana wa muntu we ntabwo tujya duhinduka ntabwo tujya duhinduka ubwo nari igitipe n'ibitipe cyangwa ubuzima bwanza wabyaramo n'ibitipe sha umva uyu nawe uraje kandi wirize sha ntabwo rwose upfa ubundi n'ukuntu umeze uko umurebe ukuntu isingo isingo byakoze karare dukonde isingo byatahabwo so nduko nyine nabamenye gatubire gatakuzana shari byanjye byanjye bidahiye Mujyane kandi turabishimiye. yego shimira koze